izafata umwitero duhanagura amarira n'ibyuya twabize dukora uyu murimo, izatubwira ngo muruhuke guhimba. Buri umuntu uhimba agahimba ibintu bye ntawe ubimwandikiye, uriya ni umwimerere w'impano ibiri muri we. None umwe nabonye umwe gusa utajya Inshuti mukunzi wa Mama Charlene Official, twizere kugwe neza cyane kandi umeze neza cyane. Mwamubonye turi kumwe nawe Mama Charlene, bite byawe? ndamahoro ndakomeye. Aha, hanyuma Gaudence, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Twajurukanaga mu kiganiro cy'ubushize. Umeze neza cyane. Meze neza. Hanyuma ubaye umuhanzi, nibwo bushize twari twacumbikiye, usohoye indirimbo yawe ya mbere Jimmy Claude ari gukoreye, waje gukorera ibiterane bitandukanye ku ishuri. Igiterane cyawe cya mbere cyabereye he? Igiterane cyanjye cya mbere cyabereye ku ishuri. Cyari igitaramo cyitwaga ngo iki? Cyari igitaramo cyitwa koresheje garagaza impano yawe. Garagaza impano yawe ikurimo. Cyari igiterane cyiza cyane. Okay, mumpere mikoro mubaze Mama Charlene. Mama Charlene, Gaudence mwamenyanye ryari nk'umuhanzi? Nzi ko uri umufana we. Gaudence turasazanye, twamenyanye kera pe, hashize imyaka myinshi. So bumva mwamenyanye uri umukobwa? So imyaka goko gusa ndi umukobwa urumva atarari mu nda hari. Twamenyanye gusa kera, imyaka myinshi irashize. Birashoboka ko hari yaba irenga n'icumi. Twamenyanye kera rero, kandi nyine naramukundaga cyane, ndi umuterankunga we uciriritse, ariko bya bindi byo hasi ariko watangaga nka senkisi. Yesu we shamva nayo banza atararimo pe, rega rijya udatanga senkisi ugatanga n'isengesho cyangwa n'inama. Hanyuma rero Gaudence, ikintu wamukundiye cyane muri uyu muhamagaro we w'uburirimbyi ni iki? Ikintu nakundiye Gaudence ni uko araririmba kandi azi guhimba. Buri umuntu uhimba agahimba ibintu bye ntawe ubimwandikiye, uriya ni umwimerere w'impano ibiri muri we. Noneho ikindi hakabaho no kuririmbisha ijwi rye. Nubwo ntazi kuririmba no kubicunga ibi bintu, akagira no kuririmba ijwi rye. Hari umuntu uririmba ijwi ukumva si irye ari kujya gufunguza irindi, ariko by'umuntu uhimba ibintu bye akanaririmba ijwi rye atagiye gutira, ari guhogoza, ni byiza cyane. Ikindi kandi yari n'umwana utitwara nabi, yari umukobwa utitwara nabi, utari ingurutsi iri aho ngaho. Wabonaga ari umwana warezwe nyine, ntabwo yari insharutsi. Wabonaga ari umwana witonze pe, kuko ntabwo nigeze mubonaho ibintu by'uburara. Hanyuma rero musubirize mikoro mubaze akabazo gato. Gaudence, wowe Mama Charlene watangiye kwamamara, muramenyanye, uri kubona ahantu hose ku ma Facebook, ahantu hose hari inyigisho yamenyekanyemo cyane, ngo ibyuki, amaniga. Ya nyigisho narayikunze cyane. Hanyuma wabyakiriye ute? Izo nyigisho zese nyine yarazigishaga, ariko ngiye nkumva agamije kwigisha, wenda ukabona bafashe nk'agace babyamamajeho ukuntu, wenda bagambiriye nk'ikindi, ariko yabaga ari nko kuvuga message. Nyine niko nabyumvaga. Abantu muziranye wenda barakubwira ati dore wa mushuti wawe reba ibintu ari kwigisha, wabyakiraga gute? Nyine narabyumvaga gutyo, nyine bavuga ati byuki, bagashyiramo ako gace, ariko bashyiragamo ukumva byose wumvaga icyo ashaka kuvuga. Baramuhamagaye ngo mbwire ati se mukuru wanjye bimeze bite? Ntabwo namuhamagaye. Wari ubizi ko ari iby'abantu. Hari indirimbo rero twakunze kukumvamo cyane za Gerardine Muhindo. Abantu benshi ngo babaga bazi ko ari wowe, nibyo? Yego, babaga bazi ko ari njye, bakatwitiranya. Ariko naramukundaga cyane. Niyo ndirimbo ye wakundaga? Nakundaga indirimbo ivuga ngo ku musozi. Twagiye uririmbaho. Ku musozi w'igikundiro, aho abera banegereje, aho
mwiza w'igikundiro aho abera banegerereje aho niho jyewe nzicara aho niho nzaruhukira igihe nzaba coje uru rugendo abazaba barasinziriye n'abazaba bakiriho tuzumva impanda twese tuzamurwe dusanganire umukiza wacu tuzamara igihe turi kumwe na Yesu adupimira imirimo myiza twakoze umurimo utakoranye umwete ntuzawihemberwa umurimo utakoranye urukundo ntuzawihemberwa umurimo wakoranye urukundo ni uzahemberwa umurimo utakoranye urukundo ntuzawihemberwa muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba muri iyo mirimo myiza harimo gusenga muri iyo mirimo myiza harimo gufashanya muri iyo mirimo myiza harimo gusurana umurimo utakoranye umwete ntuzawihemberwa umurimo wakoranye urukundo ni uzahemberwa nyuma yo gupimirwa imirimo myiza twakoze nyuma yo gupimirwa imirimo myiza dukora Yesu azazamukana itorero rye agiye kurimurika mu maso y'Imana azafata ijambo umunsi kuko rizaba ari irye azaganirira data wa twese ibyo yakoye umugeni ati niwe watumye nterwa icumu mu rubavu ati niwe watumye nambara ikamba ry'amahwa ati niwe watumye nkubitwa bya bikoni ati niwe watumye nkiriza inkovu mbonana ati nguyu umugeni vuye mu bise by'amaraso yanjye bizaba ari ibirori 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 Imana data izahaguruka ku ntebe yayo izabinejejwe nuko tumaze kugerayo izafata umwitero duhanagura amarira n'ibyo yatwabize dukora uyu murimo izatubwira ngo muruhuke bwoko bwanjye mwarakoze mwarakoze hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo kuri uwo munsi bizaba ari igitaramo tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana tuzumva iyindi ndirimbo y'umwihariko Imana ubwayo nizayituririmbira utekereze kumva Imana irimo kuririmba tekereza kumva Imana yatura ikaririmba izaba ari indirimbo ihimbitse neza izaba ari indirimbo ifite injyana nziza izaba ari indirimbo itigeze kumvikana iyo ndirimbo ntabwo izaba ari zuke iyo ndirimbo ntabwo izaba ari silowi iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kinimba iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kibembe iyo ndirimbo ntabwo izaba ari kizuru kuko yarepeswe kuva isi yaremwa Mana yayiteguye kuva isi yaremwa Mana nibizarimba baze ntago mbizi nibizaririmba ruto ntago mbizi nibizaririmba tenoro ntago mbizi nibizayaririmba yose ntago mbizi icyo nzi nuko Imana izaturimbira icyo nzi nuko Imana izatwakirana indirimbo Mana ndagusaba iherezo ryiza Mana ndagusaba
gusaba iherezo ryiza, nzumva iyo ndirimbo uzaturirimbira, nzumve ku ijwi ryawe ryiza urimo kuririmba, nzumva iyo ndirimbo uzaturirimbira. Haleluya, haleluya. Amen. Yes, mwabibonye rero mu by'ukuri ni indirimbo iryoshye cyane ku musozi ya Gerardine, bayiririmbye bagize emotion, natwe zatwishangaha ndetse n'uyu mukameramani mwabibonye. Turacyari kumwe na Gaudence ndetse na Mama Charlene, bagiye batuganiriza ku mateka yabo n'uburyo bagiye bamenyana muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Hanyuma Gaudence, hari indirimbo nshaka ko muririmbana. Mama Charlene akunda kuyiririmbaho buri gihe iyo tukoze ibiganiro. Reka rero muririmbaneho kuri iyo ndirimbo yawe. Harya yitwa ngo iki? Yitwa Umwe nabonye. Aha. Umuntu abasha guhinduka warumwizeye, inshuti zikaguhinduka ku munsi mubi, babyeyi bakaguhinduka warubiringiye, ibihe bigaha ibindi nigatebe gatoki. Umuntu abasha guhinduka warumwizeye, inshuti zikaguhinduka ku munsi mubi, babyeyi bakaguhinduka warubiringiye, ibihe bigaha ibindi nigatebe gatoki. Hari umwe nabonye, umwe gusa utajya uhinduka nta n'ibihe namba, izina rye ni Kristo Mesiya. Hari umwe nabonye, umwe gusa utajya uhinduka nta n'ibihe namba, izina rye ni Kristo Mesiya. Bikomeye murajyana akakujya imbere, agaca inzira aho zitari ugatambuka, agakuraho ibishobora kugutembana, ntabwo ari nk'umwana w'umuntu wagutererana. Bikomeye murajyana akakujya imbere, agaca inzira aho zitari ugatambuka, agakuraho ibishobora kugutembana, ntabwo ari nk'umwana w'umuntu wagutererana. Hari umwe nabonye, umwe gusa utajya uhinduka nta n'ibihe namba, izina rye ni Kristo Mesiya. Hari umwe nabonye, umwe gusa utajya uhinduka nta n'ibihe namba, izina rye ni Kristo Mesiya. Hari umwe nabonye, murumva ko n'umwe yabonye utajya uhinduka. Mwakoze cyane mu kiganiro twagiranye, ni indirimbo nziza cyane mu by'ukuri. Gaudence, ufite album yawe, na album yitwa ngo iki harya? Album yitwa Tujye Twizera. Indirimbo zingahe? 7. Indirimbo 7.
tugana ku musozo ndasaba Mama Charlene asengera abari badukurikiye iki gitaramo gito tugize cy'indirimbo. Abadukurikiye babonye ko ni ibihe byiza cyane twagize aho muri hirya no hino. Nshimire cyane Gaudence twari kumwe ndetse na Mama Charlene adusengera tugana ku musozo. Turagushimye nyakubahwa Imana, turagushimye ko wadushyiriyeho uburyo bwinshi bwo kugira ngo twishimire yaduhamagaye. Kuririmba ndabizi ko bitazibagirana ukundi. Nuhabwe icyubahiro ko wasusa umwuka w'indirimbo kugira ngo abantu bawe bagubwe neza. Turagushimye kubw'umukozi we wahaye impano, kandi turagushimye kubw'iki kiganiro. Ndasenze kugira ngo umuhe umugisha, kandi uhe umugisha bazacyumva, bazabohoke bishimire yabahamagaye. Izi ndirimbo zizamere nk'amazi ageze ku mutima ukakaye. Izi ndirimbo zizamere nk'amazi avomera imyaka yahuye n'izuba. Izi ndirimbo zizatuma abantu bagubwa neza, kandi abantu bose bazazumva bazamenye ko mu ijuru hakiri Imana. Turagushimye rero, ukomeze utange umugisha ku bantu bose badukurikiranye, ukomeze ubahumurize ukoresheje ibihimbano by'umwuka, kandi ukomeze wagura umugaragu wawe, umwagurire imbago mu buryo bwose, uzamugeze n'ahandi. Tumwatuyeho umugisha wawe kugira ngo ahezagirwe n'Imana, umuteze n'izindi ntambwe, kandi umugeze n'ahandi yifuza kugera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.